iki ugomba ntazakubona hagarara aha ngaho ariko urashaka unshinja ko nagukuremo iyo nda umva ubwo rero uruzi ntawe nzagufata nzagufata igihe cyose unyihisha ariko reka nkubaze uwamfashe nk'insina ngufi mugomba kuncaho urukoma mwese uko mwiboneye muri quartier insina ngufi gute ubundi surambazi aruka uri kumva wose mutwe wawe uri kumva wuzuye mbaye ubwe nimba utekereza wowe uri kumva wuzuye mu nda yawe uri kumva wuzuye ruka uracyakomeza wowe uramfata mu mashati wowe mu mashingo uracyakomeza nuko marabo kwa hagiye ngo muzadukoroniza ngo ako siyo witusha basi ugakomeza ukagenda iyo witusha uragira usigaye ushinzwe umutekano w'ina kubera iki washinzwe umutekano wo mu myenda yawe imyenda yanjye irakureba ariko niba umuntu avuze ko utwite amakuru yose nayumvisha none se indasi wowe wazamuye akaguru kawe ibyo birandeba ese ruka ngambaye mbwira iyo nda wirirwa uvuga erega wayibajije maneno njye urambaza inda yanyu ngiye uziko nta bwenge ugira uziko nabwo ubwo ni wowe ufite ujya gutandaraza sawa reko ntuzongere kunyura muri karuvati yawe mva nkubwire twubahane ntutsembure kabiri abagusembuye ahubwo singutandaraza ibyo nama uramfata wowe uramfata ariko reka nkubwire idini ryanyu ni ryo koko ngo umuntu ngo yemereye gushaka abagore benshi ngo muzabyara mwororoke nk'imisenyi yo ku nyanja ibyo byose simbizi nabikubwiye mbere urabyibuka ese kankubaze nimba uvuga oya reka tubanze basi tuganire ugenda uvuga ngo ndatwite unteza abantu muri quartier mu rugo ubanteza abantu bose ngiye nawe ntwite inda yawe wigeze umfata bari kuntera inda twarajyanye kwa muganga ubona ndatwite wagiyeyo tuguma wagiyeyo kwa muganga wajyanye nande ruko ibintu ndi gukwaza ntabwo uri kubyumva ahubwo ibyo uri kunsubiza nanjye sindi kubyumva wagiye kwa muganga wajyanye na nge ntago twajyanye wajyanye nande ntabyaye neza mukareka kukwirwa muteza akavuyo hanyuma nyine ibyo wirirwa uvuga none nibyo wagazeho nge ndi docteur ubikura hehe none Mama Maneno. Oui. Venez ici. Ngwango iki? Akiri ngwino nkubwire. Inyuma ikora rimeze neza. Ariko se ko ndeba uzi kwiregara. Ndabona nta kibazo urabereye rwose. Imbere ko se umukandara warawunywereye wawushyize cyo wahora ni ese ariko ndashaka kugura undi baransetse ngura n'urutambi ngo nta mukandara urutambi kibaho none ndavuga nereka nkukuremo ibyo wambesha byose nzajya nemera ko nta kuru ugira gutya ni sawa hanyuma rero ubwo igikorwa kirakomeje kandi ugomba no kunshakira amajwi rega mama none nureka nkubwire ugomba kunshakira amajwi muri bari abadamu mubana mu bimina mugira gute bakantora kandi ngomba gutorwa nabyitumye uko byagenda kose ngomba gutorwa ariko mva nkubaze papa Mane koko kucyugenda ukiha ibiri mu munyu koko uzatorwa nande ufite amashuri angahe ariko ikibazo ni amashuri cyangwa ikibazo n'ubumenyi ubusereka nkubaze Yesu ko yayoboye isi yize amashuri angahe ntubure byo nsende ni umusenga se ngaho kabyara we nge cyo nkubwiye cyo rwose ndumva nta majwi byo kujya muri bari abadamu banshinyenga banoshanira inzara ngo utorwe n'amafuti yawe ariko amafuti y'iki cyeka nutorwa n'abari abagore ndora watahiye ejo mu kabare ntakuye amajwi nk'umunani ni rya cya kizongereza ariko kirimo
ubundi urabona n'icyakwimisha amajwi ni zino ndaya mwirwamo ukabona umuntu avuye ikantarange ngo uramwinjiriye nzatinyuka kujya kuvuga ngo nibagutore n'ukuntu uri kwitwara nabi muri uno mudugudu. Ako nitwara nabi niba natangiye kwimenyereza ubuyobozi nkajya ngenda mbaza abaturage uko buri ugiye kwa Vamvari hirya ari ugiye mu buyobozi noya no kubyitoza ibyo ntibikureba ngaho. Mwese wabonye umuntu ubona akazi nta stage yakoze? Nimbura ni stage nubwo nta wayimpaye ariko ngomba kuyiya kubera ko ngiye mfite amaraso yo kuyobora. Ayo reka nkubwiye tuganire nk'inshuti. Ntago n'inshuti yawe uramfata sumbaza iki ahubwo kuki uri kumva nta kintu cyo kubaza kuri kuryana mu matwi uri kumva nta kintu cyo kubaza mfite uri kumva ntacyo yewe wahubwa ikintu ugomba kuma nk'akazi ugomba kumbwira nkagushakira amazina y'abana ibyo bindi uri kuzana ndakwiyamye wahishe watwika inzu ntiwahishe ukarumva nkubwire ibi bibaye watangiye kwambara uko wambaraga ndakwiyamye unkure mu kanwa kawe umva sinzakubone mu rugo Rukara nzakubona mu rugo cyakoze nimbe na Sara wo twakumvikana umuntu nkawe uyikoresha agakingirizo reka nkubaze iyo ukoresha agakingirizo wari kubiki none ingaruka ziri kugeraho ugashaka kunsaza mu mutwe ako Maneno arabizi ibintu byose ugenda muvuga arabizi ko nyine ngo ntwite impanga Maneno mwabikoze muzi ko birangiriye aho ese twabikoze ryari ngambwira igihe twabikoreye uretse mbaze nitaba umuyobozi ibi bintu no mu buyobozi bigomba kujya allo yego muyobo ndi muri karitsiye inama oya ndahari nta kibazo nuko narindi kugenda ntara amakuru hirya no hino ariko ubu ngubu ni sangahe ushaka ibyo kuvuga waretse ukubaha n'abayobozi ku gasantere sawa rwose sawa ngaho komeza umbwire iyi nama urayizi uri gushaka y'umudugudu ntabwo wemerewe kwitabira inama uzi impamvu nguhagaritse nutitabira inama uzitabira materinite iki uzi impamvu nguhagaritse ndagira nkubwire ntuzongere kumvuga mana yanjye umfashe hasi kuko nibitabuko nkazongera ko bagutuye hasi nibitabuko nkongera kumva mvuze hasi ubu mu mbaraga wambyimba wowe uwagukubise hasi arahari ibyo yagushyizemo ngibi biragaragara urambaza iki ubundi reka nkubaze turwane nono ushaka turwana njyewe ndwana n'umugore utwite iyo ndivuyemo rero njye ndigendeye ubwo nkubwije ikiboneza mvugo ikintu ugomba kumenya ariko nunumva agatoki ngo shyire hasi se ko bahagushyize umfashe hasi uri Bikira Mariya watwaye inda mu buryo bw'ingendwa uzongere uroko haji koko kandi ruka ntugaragaye kandi ikibazo reka nkubwire nyamara tugiye gutera imbere tugiye gukira se ubwo mbese wabyishyize uzakira ukijijwe n'iki akureka nkubaze mbaye mudugudu urumva amafaranga najya ninjiza ahanga mu kwezi najya mbura 100 byinjiramo ahanga ngahita ngushingira akabari cyangwa nkagushingira ikigiye kukubaho ahubwo noneho nkubuze nkureba ukuntu wayishoberanye uburaje ujye uvuga ngo natoye nabaye mudugudu ujye wakaruswa maze ruswa bayigufungira nta ruswa nzarya nta ruswa pe uzajya winjiza sayikuye hari ukuntu umvikana n'umuntu akaba ati umudugudu rwose uritanga mu kazi ukora wenda akaba yaguha nk'ibyo 2 akaguha nk'ibyo 5 akaba ibyo bigeze mu bihumbi ikintu ko wagenda ukamuhagarika ukamuga ngo ndashaka ruswa yana kandi ruswa nta urabizi ko ruswa mu ngegihugu ngira ngo ntabyuze wenje ndabizi ngiye mbona ko wirwa ugenda mbona rwose mu mutwe nenda tete ari vide ariko ubwo bitekerejeho sinzumve ngo ngewe ngo nkugemuriye kubera ruswa wariye ese ibyo bintu bya vide urabizana niki amavide se amavide ntabyo mvuze ari vide mperuka gucyura ntaryo rwose none se kubera icyo uzana ngaho komereza aho rero amavide hanyuma se ngo muzatorwa ryari kandi mari na data inama igomba kuba ahubwo
nari nababwiye kugira ngo ni wowe se uvuga igihe batorera oya kugira ngo nyine bitange n'amajwi nena nitanze ndavuga no mbuga none si yo nama iba abaturage batayizi nabo bakagutoye ngo baze bayaguhe urajya inyumwa nande niyo mpamvu nanjye niyo nama navuze ngo bayikorera ahangaha ahubwo ufata umweyo uhere hariya ukubura umanuka ugenda ugere hariya na hariya ngiye nkubure ahangaha turakora ukuntu hicara abantu b'abayobozi niho twicara twebwe sibyo ubundi yuko abaturage ngiye nakubwiye ntukanture ibintu utambwiye nawe wowe ushaka amajwi fata umwe kubura urimo kubwira umuntu w'umuyobozi ngenda kubwiye ngo ubuyobozi se wabuhawe nande ariko ngiye gutorwa niba ugiye gutorwa rero kugira ngo ubone ayo majwi niba ari ryo shimo kubura ntabyo nkoze kandi sha ntiteye kuri umugore wanjye reka nkubwire sha mama mane niteye kuri umugore wanjye niwe uzabanza amabuso mbere y'abandi wowe ukeneye ayo majwi cyangwa amatora yumva barakurikiraho puresha ntabwo ushobora kujya kukuburira mbuga ntayo nkubura ntureba ari wowe nura musaza ngiye gusimbura nimwe nzafunga mbere ntasone uzafunga ndavuze ngo gende ukubure ariko aya masaha inama ibera ahantu aya masaha umbwira aya masaha ngo ningende nkubure mpenereze hariya nkubure mba narushye kubura wowe uhakeneye amajwi nuko wanze kuntora mbabarira kuki wanga iterambere ry'umugabo ariko iterambere ry'iki kuki buri gihe wiha ibintu umuntu atazi ukabintura hejuru ngo umuyobozi wamuhawe nande ariko nabuhawe nande ko abaturage barimo kunyuma nakubwiye ngo ufite amajwi nabaye nkuye mu kabari kandi abo bantu bo mu kabari nayo mu kabari nyine nk'ubu muhora mupfiki ku buryo buri munsi buri gihe buri gitondo muhora mushonda ese cyane ko sinimo kukibwira ngo kigenda gikubura ariko cyane uranshondeka nakoze iki akuburi hari inama mukanye giye kuba kandi bagomba kumbuye rwose ariko reka nkubwire inama buri gihe zihora zibera muri iyi mbuga nabyo bajye batwishyura ku mudugudu oya bibaza ngo mu kabari ngo amajwi ngo gutorwa uyu nguyu azatorwa nande n'amafuti yuzaye atantorara data impamvu ngiye kongera kuyishyira ahangaha inama ikahabera ni ukugira ngo amajwi yiganze bajye bohereza abantu nyine kuki se bahitamo imbuga yacu bajye bohereza abantu baze bakora amasuku kugira ngo nabo baze bakorere ahantu hasa neza kandi ngiye kuba umudugudu ubwo nawe wasanga utazantora akibaza umuntu yagutoye ako papa ninde wagutora ubusinzi bwawe iki noneho reka nkubwire iyi nzu yahita ihinduka akabari ushatse kumbwira ko nawe utazantora nta jwi ryawe nteze ijwi ryande ntabwo uzajya inyuma reka nkubwize ukuri waba usekeje pe bagutora naguhaye akazi ku kabari kanjye karakunanira ubu washobora akazi ko kuyobora abaturage wowe iki se ubwo ko waba ubonye urugendo rwo guhora umugemurira za ruswa ati ni mu micupa kandi ibyo byose birabujijwe mu buyobozi ngewe ntawe nzatora rwose singiye kuzaseba ntabwo uzantora ntabwo nzagutora nawe ntabwo uzantora kise mutorera iki ngiye ibyo izo gahunda ndazifite ngiye so nyagutorwamo amaso we urashaka kwigira uwanyoko sha uri uwanyoko wa mugani urashaka kwigira nka nyoko ubu ngubu akoreka nkubwire papa rwose sureba ibintu murimo murigira muri uru rugo bizabagaruka ubu ugiye kwiyamamaza ufite amashuri angahe ariko ikibazo ni amashuri si nka cya kibazo nakubwiye Yesu ko yayoboye isi mbabarira nandetse mbivuyemo burundu yewe ngiye no kurebaho n'igihe baze basange nta Yesu yayoboye isi mu mibare none niba yarayoboye isi ngewe nkaba ntarize nkaba ngiye kuyobora umudugudu wonyine mu midugudu wamushubije uti Yesu yayoboye isi mu businzi mu busambanyi bwawe wananiranye akunya gusambana n'umusambi we wafatiye akaguru ntabwo bakumanye uri kumwe n'umugore ibyo byose twarabyirengagije ntabwo yabimbwiye se niba yabikubwiye gute iki nacyo wagira ngo ni igicucu wagira ngo bagukize mu ntuza reka nkubwize ukuri uriya mugore mumaze iminsi mushudikanye uri kubabaza uwo si umugore wawe niba ari umugore wanjye se ngenda atangiye kwitoza kuba umuyobozi kujya ngenda mbaza abaturage uko ibintu bimeze n'ibiki none warangiza ubukanga ngo ngewe uretse ko nzamugutsinda hejuru gatsindagirwa mu mutima w'inzuki kandi shaka ngo nkubwire wa mugore ubu mwako kandi ubuyobozi wajya buri gutukana gutyo ntushaka witekereze kandi ni mwebwe murimo kunkuru gushaka aha amehore ubwo ntabwo uzantora mutora ntabwo uzantora wanyana y'imbwa we wavugisha ukuri ntabwo uzantuza wone gakwana ntabwo mutora muyobozi nagutegereje umva amasaha n'amasaha amakuru ariko ruka umva jya ugabanya amagambo yahise kandi nguhe mikoro
si akazi se none kuzenguruka uyu mudugudu wose ubabwira ko ejo hari igikorwa cy'inama rusange n'umuntu utuye uyu mudugudu hari ikindi ubaza? erega nawe urabizi ko amatama amasada abiri nk'igisigati ntabwo nakwanga gukora akazi cyane ko mba mfite amakuru yose no gusakaza amakuru mu bantu ko ahubwo se inama izabera he? Ku kibuga hepfo hariya. Yego njyewe nta kibazo, icyano twapfa wenda ari amafaranga ariko njyewe gukora nta kibazo. Ariko Rukara upfana iki n'amafaranga? Wowe upfana iki n'ubuyobozi? Kuki nawe utumva ko amafaranga nanjye nose nzabaho gute? Tubyoroshye umva, tubyoroshye. Amabuye ajya muri mikoro aragurwa. Yego. Umunwa wawe nawo uragurwa. Okay, ndagoye 1000. Uhazenguruke hose ubabwira ko ejo. Reka nkubaze, ubu ngubu uyu mudugudu uyoboye uzi ukuntu ungana, ku buryo umbwira ngo urame 1000 kuzenguruka uyu mudugudu wose? Ni make.